ndabasuhuje cyane mwebwe bakunze ibiganiro byacu mwe mukunda ubutumwa bwiza cyane ko twagiye tubisobanura mu bihe bitandukanye mu biganiro bitandukanye tugasobanurira ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Iyo tuvuze ngo mwe mukunda ubutumwa bwiza, ahari hari igihe umuntu wese ujya mu rusengero, umuntu wese wabatijwe, umuntu wese ugira imirimo akora yitwa Imana, nawe yakwishyira mu uwo mubare w'abantu bakunda ubutumwa bwiza cyangwa se w'abantu bizeye ubutumwa bwiza. Ariko mu by'ukuri ubutumwa bwiza buri specifique cyangwa se burihariye, bufite umwihariko muri byinshi bivugwa hirya no hino twumva, aho umuntu afata Bibiliya akabumbura agasomera abantu akabasobanurira. Ntabwo burya byose byitwa ubutumwa bwiza, ntabwo byose ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bugira umwihariko wabwo, ariko wowe ukunda ubutumwa bwiza, ubwo icyo mvuze nyine uracyumva. Ubutumwa bwiza ni ubuduhishurira ikintu kimwe cy'ingenzi, nubwo Bibiliya igaragara nk'ifite ibitabo byinshi cyane, ndetse ikaba yarananditswe n'abanditsi benshi batandukanye, baba ari abahanuzi ba kera, yaba ari intumwa mu isezerano rishyashya, mbese abanditsi ni benshi. Ariko burya iyo umuntu yahishuriwe neza ikiri mu iri jambo, abasha gusobanukirwa bose icyo babaga bagendereye cyari ikintu kimwe, ari nacyo burya gihishurwa mu butumwa bwiza. Ntabwo rero iyo umuntu asomye Bibiliya agasobanura uko ubwenge bwe bubumuhereza, uko ubwenge bwe bubimubwira, burya ntabwo buri wese usoma Bibiliya akayisobanura ntabwo aba avuze ubutumwa bwiza. Nari ngushimiye rero nkawe wahisemo gukurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza dutambutsa kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV, channel mukomeza gukunda muri benshi. Niba ndetse uri mushya hakaba hari wakurangiye akakubwira ati hari ahantu bavuga ubutumwa bwiza uzaze wumve, niba ari uri mushya kuri channel, iki kiganiro kikaba ari icya mbere, cyangwa se nimba wararebye n'ibindi bikeya ariko ukaba waribagiye ukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro, reka ngusabe uyu aba ari wo mwanya wawe wo kubikora, kugira ngo mu by'ukuri he kugira ikiganiro kigucika, kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu, ukomeze wunguke kumenya ubwiru bw'Imana, cyane ko niba Imana yararemye ibi byose, nkunda kubivuga, reka mvuge ko ari nayo mpamvu njya nyuzamo igihe Imana itanze uburyo ngakora ibiganiro nk'ibi, nkorera muri nature, nkorera ahantu hanze gutya hari open space, no kugira ngo tunishimire nibi byose Imana iba yararemye. Murabona ko iyi Imana ari Imana itangaje. Nkunda kubivuga, Imana yahanitse ikirere gutya, Imana yaremye ibi bibaya, ariko hakurya y'ibibaya turabonayo imisozi. Imana yashyizeho iri zuba turasira gutya, tuba turikeneye, ikarema inyoni murimo murumva zivuga, wenda se ikarema iriya migezi, murabona mugezi munini ucamo hariya, ikarema ibiti, ikarema mbese ibintu byose. Iyo Mana yaremye ibi bintu byose ni Imana ihambaye, ni Imana itangaje, ni Imana yo gutangarirwa, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana y'igitinyiro cyinshi, ifite ubuhanga. Nubwo abantu rimwe na rimwe bajya batekereza ko n'abari abahanga, hashingiwe ku byo bashoboye gukora bya hano, hashingiye se ku byo bavumbuye, ariko nanone n'ibyo bavumbura ni akantu gatoya muri bya bindi ahubwo Imana yaremye byinshi cyane, urusobe rwa byinshi yaremye ndetse abantu badasobanukiwe. Iyi Mana rero yaremye ibi byose tubona, ndetse ibyinshi ntitubizi. Hari n'ibyo se twumva gusa mu magambo bivugwa, ariko tutazi ngo bibahe, tutazi ngo biteye bite. Nk'ubu hari inyamaswa nyinshi twumva zo mu ishyamba tutazizi, hari ibifi binini byo mu mazi twumva nka baleine numva bayivuga, hari ibintu byinshi twumva bivugwa Imana yaremye, ariko tukaba tutabizi, tukaba tutarabibona. Nk'ubu sindabona inyanja wenda vis-a-vis, wenda nabonye ibiyaga, ariko ntabwo ndabona inyanja vis-a-vis iyo nyanja ngari cyane, ndetse
iganjemo n'ibindi n'urundi rusobe rw'ibiremwa. Ibyo byose Imana niyo yabiremye. Iyi Mana rero imeze ityo, iteye gutyo, ikomeye gutyo, idasanzwe, use ntibyaba ari kwirengagiza ikintu gikomeye umuntu adafashe umwanya ngo atege amatwi yumve icyo Imana imushakaho. Iyo Mana ko ariyo yaremye ibyo, ariko nawe ko ariyo yakuremye, nanjye ko ariyo yandemye, ntibyaba ari ukwirengagiza ikintu gikomeye, ntibyaba ari ignorance totale nubwo abantu batekereza ko ari abanyabwenge, ariko ntiyaba noneho ahubwo ari ubuswa bukomeye umuntu adafashe umwanya wo gutekereza neza ngo iyo Mana yaremye ibyo byose, ese ubundi ngewe yandemeye iki? Ese ubundi umuntu yisanga hano ku isi akavuka, ntaba yabigizemo uruhare, ntaba yabisabye, ntaba yabigambiriye, ukavuka uri agahinja bakaguterura gutya mu biganza nk'uko nteruye iyi Bible, bakakonsa, bakagukarabya, bakakwambika, ntacyo uba wishoboreye, bakakurera, bakakugaburira, ugakura, ukabona urakuze, ukabona umenya ubwenge, ukabona uriho. Ariko se mu by'ukuri wabaho ugasanga isi yashyizeho ibyo bita ama opportunité, amahirwe ngo atandukanye, ngo amahirwe yo kuba umudereva, amahirwe yo kuba umusirikare, amahirwe yo kuba umupolisi, amahirwe yo kuba umuganga, amahirwe yo kuba umwenjeniyeri, amahirwe yo kuba umwarimu, amahirwe, mbese amahirwe yabaye amahirwe ni menshi. Isi igenda igaragaza ibintu byinshi umuntu yakora bikamuha amafaranga, ndetse reka mvuge ngo ayo mahirwe yose akenshi usanga kiba kigambiriye n'ubundi ari kugira ngo umuntu agire ibyo ageraho, agere ku iterambere, agere ku mafaranga. Ibyo byose ukabijyamo, ibyo byose ukabyinjiramo, ibyo ushoboye ukabikora, n'ibyo ushoboye ukabironka, ariko igihe kiba kizagera n'ubundi byose ukabisiga hano. Ibyo wagezeho urabisiga, ntumenye ababisigaranye ari bande, ntumenye n'icyo bazabikoresha nyuma y'uko uvuye hano. Nikigaragaza ko lifetime y'umuntu cyangwa se kuramba k'umuntu hano mu isi ni gutoya, yewe n'ibyo ageraho nyine ni bikeya, ariko byose nta na kimwe ajyana. None se uramutse ugiye mu by'ukuri utarateguye aho uzajya, cyakora wariteganyirije ibya hano, ahantu utazabiteka, ariko ntuteganye aho uzaba iteka ryose, tubwizanyije ukuri, waba warateganyije iki? Nawe bitekerezeho. Singira se ngo wagateganyirije aho uzaba. Hano turateganya ibyo dushoboye, noneho ndetse n'igihe cyacu tukabona kitubanye gitoya n'ibyo twateganije tutabibyaje umusaruro nk'uko twabyifuzaga. Ariko bikaba ari ikibazo umuntu adateguye, noneho ngo iyo nzajyaho nzahaba gute, ese nzajya he, ko hari amaherezo abiri, iribi ni ryiza, kurimbuka n'ubugingo buhoraho. Umuntu adateganyije ngo ateganyiriza aho azajya, ateganyiriza ubugingo buhoraho, mu by'ukuri ntiyaba yarabaye umuswa kwino se. Ese ubwo ubuhanga n'ubuhe? Nyine urumva ubuhanga dukwiye kubwumva neza, ariko nagendaga no kwivugira nyine, ese ko umuntu nyine aba hano akarundanya ibintu uko ashoboye, akagira ibyo ageraho n'ibyo ananirwa kugeraho, ubuzima bwahita burangira, areba akabona ejo ntanejejwe nabyo, akabona no kubirya ntabishoboye, n'ubuzima buramunaniye buranze. Ese nicyo nyine? Ntabwo umuntu akwiye kwibaza, nicyo nyine Imana yandemeye? Ese kubaho nibyo nyine ubwo birarangiye? Wari ukwiye gutekereza icyo ngicyo. Imana rero yakuremye, yo yari ifite umugambi kuri wowe uruta uwo nguwo, yari ifite umugambi kuri wowe uruta uwo nguwo, kandi reka mvuge ko kubaho neza kose byashingira, inshuti yanjye, mu gusobanukirwa neza umugambi Imana yari ifite ijya kukurema. Noneho ukajya wamenya neza uko ukwiriye kuba hano, ukajya wamenya neza ngo uwandemye niwe wari ufite icyo nshakamo, niwe wari ufite icyo nteganyiriza. Noneho reka menye icyo ashaka, ngendere mu cyo ashaka, mbeho uko ashaka, noneho ninava hano njye ahandi yanteguriye heza kurusha hano nzaba mvuye. Ariko na hano ngihari mbe mbayeho mu buzima buhura n'ubwo umuremyi wanjye ashaka, cyane ko ari bwo bwiza,
nubwo hari igisobanuro cy'ubuzima bwiza tukiri hano, hari ukuntu isi byubaka ndetse ugasanga hamwe bavuze ko nta buzima buhari ntitwabigira ibanga. Ubu hari nk'abadutekereza nk'abanyafurika nkaho nko muri Afurika aho tuba twe nta buzima buhaba, nkaho mbese ari n'ahantu hadakwiye guturwa n'abantu, nkaho hakabaye nk'amaparike abantu bakajya batembera gusa basura ibiri mu maparike, ariko bo bagatekereza ko wenda nimba bari mu Burayi cyangwa muri Amerika aribo bari ahantu heza hakwiye kubabwa, hakwiye guturwa. Ibyo byose sibyo, byose sibyo. Nuko hari lifestyle, nuko hari standards of life, nuko hari igipimo cy'ubuzima umuntu yishyiriyeho ubwe ariko atashyiriweho n'Imana. Numva igipimo cy'ubuzima gikwiye guhinduka. Numva tutakwiye gupimira ubuzima mu buryo siyansi buvuga, mu buryo isi buvuga. Niba koko tutarizanye hano, twadukwiye gupimira igipimo cy'ubuzima mu kigero tugezeho, mu kumenya ibyo waduhaye ubuzima, waduhaye kubaho ashaka, mu kubimenya no kubigenderamo, niho ubuzima bwiza bwakabaye buri. Ibindi bukaba ari ukubeshyanya, ukaba ari ukubeshyanya. Igipimo cy'ubuzima bwiza ntigikwiye kuba mu by'ukuri kuvuga ko umuntu ari muri Amerika cyangwa ari mu Burayi cyangwa arya ibimeze gutya cyangwa atunze ibingana gutya cyangwa n'ibiki. Ibi byose nibyo umuntu agiye yitekerereza ku giti cye, ariko ufite ibyo arapfa n'utabifite arapfa. Uri muri Amerika arapfa, uri mu Burayi arapfa, uri muri Aziya arapfa. Ndabonye Covid yabaye test, Covid yabaye igipimo, yabaye isuzuma. Covid yagaragaje ko umushinwa apfa nk'uko umwirabura apfa, nk'uko umuzungu apfa. Igaragaza ko aho umuntu yaba ari hose, mu by'ukuri mwagiye mubona ku mafoto ku mbuga nkoranyambaga, mukabona ko ni nabo yabanjirije abo banyamahanga, abo mu bihugu byiza bikomeye nk'uko isi ivuga ko bikomeye, ariko si byo, ariko ni nabo yahereyeho. Noneho mu by'ukuri ubona ko nabo ntiyigeze ibanonera, ntago yigeze basimbuka ngo nuko bari mu bihugu bidasanzwe. Bigaragaza rero ko mu by'ukuri ntidukwiye kurangazwa n'ibyo, ngo durangazwe n'iby'isi ivuga, ngo twirengagize iby'umuremyi wacu avuga, twirengagize ijambo ry'Imana, twirengagize mu by'ukuri icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Navuga rero ku butumwa bwiza nanone, mvuga ko iyo umuntu afunguye Bibiliya akavuga ibyanditswe akabisobanura, ntago abasobanuye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza Pawulo abuvuga mu Baroma mu gice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17 gutyo, aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ngo kubera ko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Nimba ndetse ujya wumva ushidikanya ko wakijijwe, niba wumva ushidikanya ko uzajya mu ijuru, ko gukizwa no gukira kurimbuka ukajya mu ijuru. Gukizwa no gukizwa umuriro utazima uzagibwamo n'abanyabyaha, ukaba mu isi warawukijijwe n'umutima wawe uririmba ko kuko Imana yagukijije kurimbuka. Ukaba uzi ngo ninkubwo mu mubiri nzaba ninjiye aho badapfa, nzaba ngiye mu ijuru aho nzaba ngiye kubana n'Imana by'iteka ryose. Nkuko nabisobanuye, n'ubundi Imana iremye umuntu, ntabwo Imana yaremye umuntu mu by'ukuri igamije ko umuntu abaho nabi, aho ubuzima bubi, abaho yiganyira, abaho arwara, abaho ababara, abaho anapfa. Ariko icyaha cyinjiye mu muntu, ubwo umuntu yaratakaje icyo Imana yamuremeye, ariko anatakaje agaciro nyine ku Mana, ariko anatakaje ubuzima bwiza Imana yamuteguriye. Yinjiye mu buzima bubi akiri mu isi, ariko akazanajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Icyo kintu tucyumve neza. None rero gukizwa nuko uva mu mubare w'abantu bazajya kurimbuka ukinjira mu mubare, mbese ubukiza icyo ngicyo nyine, ubukiza iyo ngaruka y'icyaha yo kujya mu muriro, noneho uragikize, ahubwo ukaba ubaye umuragwa w'ubugingo buhoraho, ukaba mu isi wizeye ko uzajya mu ijuru mu buryo budasubirwaho. Pawulo rero abivuga aravuga ngo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza no ku Mugiriki, uhereye ku Muyuda ukageza no ku Mugiriki. Abantu tuhumve neza. Niba ujya mu bushidikanya ugakiza kawe, ati rwose narakijijwe, ko nibona gutya, ko njya mbona nisanga nabaye gutya, ko nisanga se nakoze gutya, ko nisanga se numva niba wumva ushidikanya ku gakiza kawe, nyine nurakizwa. Niba wumva hari ukuntu ushidikanya ku by'iherezo ryawe, nyine ntabwo urakizwa. Pawulo aravuga ngo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa.
iyo wizeye Yesu Kristo urakira uko byamera kose. Iyo wizeye ubutumwa bwiza urakira uko byamera kose, waba umuyuda cyangwa umugiriki, waba umwisirayeli cyangwa umunyamahanga, waba umunyamugi cyangwa umunyacyaro, waba uwize cyangwa utarize, waba umukire cyangwa umukene, waba mutoya cyangwa mukuru, waba umugore cyangwa umugabo. Ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza no ku mugiriki. Arakomeza akavuga ngo kuko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Aho nicyo nenda kuvuga cyane cyane, mu butumwa bwiza hahishurwa gukiranuka kuva ku Mana. Ubwo nitugeraho uhita ubyumva rero. Noneho ubundi abazajya mu muriro ni bande? Ni abanyabyaha. Abazajya mu ijuru ni bande? Ni abakiranutsi. Abantu tumve neza, abantu ntibazi mu by'ukuri ibanga nyine riri mu butumwa bwiza, babareshye byinshi bishoboka ku buryo batigera basobanukirwa icyo bakeneye. Ntibazi umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Umuntu yisanga gusa ari mu idini akarikuriramo rikamuha imirimo, akagera uko yakora imirimo myinshi byazatuma atajya mu muriro. Oya, mu ijuru hazajyayo abakiranutsi, mu muriro hazajyayo abanyabyaha. Iyo rero ukiri umunyabyaha uba utarakizwa, uba utarakira iki? Uba utarakira kujya mu muriro, kuko uba ukiri mu bakandida b'umuriro, kuko umuriro ni uw'abanyabyaha. Ntabwo mu muriro hazarobanura umunyabyaha w'umupasitori, n'umunyabyaha w'umupadiri, n'umunyabyaha w'umuririmbyi, n'umunyabyaha w'umudiyakoni, n'umunyabyaha w'umucuranzi, n'umunyabyaha w'umunyamasengesho, n'umunyabyaha noneho wo mu kabari, n'umunyabyaha uwo ari we wese. Ntabwo ijuru, ntabwo umuriro bazarobanura abanyabyaha bazajyayo. Oya, iyo ukiri umunyabyaha uba utarakizwa, peu importe, hadashingiwe ku idini cyangwa itorero ryawe, ku mirimo ukora, ku kigero cyawe, ku buryo sosiyete igukunda. Umutima niwo témoin, ton cœur est témoin. Umutima wawe niwo témoin. Niba umutima wawe ukubwira ngo uracyari umunyabyaha, uzarimbuka. Upfuye utyo warimbuka. Umunyabyaha, nta juru ry'abanyabyaha ribaho, abanyabyaha bose bazajya mu muriro. Ukizwa rero ryari? Ukizwa yuko uba mu cyiciro cy'abanyabyaha ugiye mu cyiciro cy'abakiranutsi, uba ukijijwe. Ako kantu tukumve neza. Ukizwa ryari? Ukizwa yuko uba mu cyiciro cy'abanyabyaha ugeze mu cyiciro cy'abakiranutsi. Aho ngaho ukijijwe. Ubukize iki? Ubukize aho abanyabyaha bazajya. Ni hehe? Ni mu muriro utazima. Ntago gukizwa ariko navuye muri dini nkabasigaye ndiri muri ririya. Dufite pasiteri mwiza, umushumba wacu ni mwiza, korali yacu ririmba neza, n'urusengero rwacu rusa neza, twebwe twambara neza, twebwe tuvugwa neza, dufite ibyuma bigezweho by'umuziki. Ariko se koko ibyuma by'umuziki koko nawe bitekerezeho. Akora niba gakiza abantu benshi batwaye. Ibyo se byakubuza kujya mu muriro? Ntibizakubuza kujya mu muriro rwose. Gukizwa ni uko umutima wawe ubwawo guhamiriza ngo noneho nawe ubaye umukiranutsi. Ariko se wakwibaza, umuntu yaba umukiranutsi gute kandi ari umunyantege nke yibonaho ibyaha uko bwije nuko bukeye? Aho rero niho abavuga ubutumwa bwiza twinjiriramo dusobanura neza uburyo Imana yagennye umuntu yaba umukiranutsi. Nyine twanabivuze ngo mu butumwa bwiza nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa no kwizera. Nkuko byanditswe ngo gukiranuka azabeshwaho no kwizera. Gukiranuka kuva ku Mana, kuki gukiranuka kuva ku Mana? Nuko mu muntu nta gukiranuka kubamo. Aho tuhumve neza. Kuki hakenewe gukiranuka kuva ku Mana? Nuko umuntu ubwe nta gukiranuka yifitiye. Icyo kintu tugomba kucyumva. Umuntu ubwe aho ava akagera nta gukiranuka yifitiye. Hadashingiye ku muyuda, hadashingiye ku mugiriki, hadashingiye ku mwisirayeli, hadashingiye ku munyamahanga, hadashingiye ku mwirabura, hadashingiye ku muzungu, hadashingiye ku muhinde, hadashingiye ku mushinwa, hadashingiye ku nzoga, hadashingiye ku rukara, hadashingiye ku muswa, hadashingiye ku munyabwenge, hadashingiye ku muto, hadashingiye ku mukuru, hadashingiye ku ufite amaso areba, hadashingiye ku ufite ubumuga bwo kureba, hadashingiye ku ufite amatwi yumva, hadashingiye ku bana n'ubumuga bwo kutumva. Mbese umuntu wese nta gukiranuka agira. Bibiliya niko ivuga. Tugomba kwemera ibyo Bibiliya ivuga. Kuba uri inyangamugayo c'est très bien, c'est très bon. Reka ni byiza gumana ubunyangamugayo bwawe. Mbese abantu babigushimire nawe ubyishimire, bizakubanisha neza n'abantu. Ibyo c'est très bon. Kuba uvugwa neza mu kazi c'est très bien. Kuba uvugwa neza muri quartier c'est très bien. Ariko ibyo ntago bikugira umukiranutsi. Uri inyangamugayo nyine, uri umuntu wa mico myiza, uri umuntu wa ngeso nziza, ariko ntabwo uri umukiranutsi. Ibyo si byo gukiranuka.
gukiranuka rero niko duhishurirwa mu butumwa bwiza. Uwo muntu w'umukiranutsi utazarimbuka ni muntu ki? Ni umuntu wahawe gukiranuka kuva ku Mana. Niko tubonye ngo mu butumwa bwiza nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Gukiranuka kuva ku Mana kubera iki nyine hakenewe gukiranuka kuva ku Mana? Nuko nge ntakongira. Ubwo ntakugira rero imyaka yose namara mu isi ngushakisha sinakubona, sinagukorera ngo nzakugereho. Ariko rero hari ugukiranuka Imana yoherereje abari mu isi. Uko rero niko tugiye kukubwira. Niko ukwiye kwakira, niko ukwiye kwemera, niko ukwiriye kwizera, niko ukwiriye kubarwaho. Noneho rero nawe ukaba umukiranutsi, ukaba mu isi uzi ngo sinzarimbuka, kuko nta mukiranutsi uzarimbuka, hazarimbuka abanyabyaha, abakiranutsi wabo ni mu ijuru. Turifashisha uyu munsi amagambo ari mu buhanuzi bwa Yeremiya, igice cya 23 duhereye ku murongo wa 5. Kadusome Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, igice cya 23 duhereye ku murongo wa 5. Haravuga ngo dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima umwami kandi akora n'ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Imana ishimwe cyane. Imana mu by'ukuri iradukunda cyane. Abo bantu bose yagiye ikoresha guhera mu isezerano rya kera, yewe na ba Mose n'abande na ba Yosefu n'abande, mbese bariya bose ba Yakobo, ba Aburahamu, bande yande, biriya byose birimo igishushanyo, birimo imigani, birimo amarenga. Icyo byaromborezagaho, icyo byaganishagaho ni ukugukiranuka kuva ku Mana abisi bagomba kuzahabwa. Abisi bagombaga kuzahabwa. Uko gukiranuka kuva ku Mana abisi bagomba kuzahabwa niko gukiranuka guhesha umuntu gufite kujya mu ijuru. Nta kindi cyaguhesha kujya mu ijuru. Ni gukiranuka, ariko Imana yagomba kuzazanira abantu ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Shami nicyo bivuze. Hari ababyeyi benshi bita abana babo ba Shami, ni akazina keza, nanjye ndi umubyeyi. Kwita umwana izina akenshi bakarirebera no muri Bibiliya ntacyo bitwaye, ni byiza, ariko twagombye no kumenya nyine igisobanuro cy'iryo zina. Urumva ngo Shami birasobanuye ngo Uwiteka gukiranuka kwacu, ngo Imana izumburira Dawidi ishami rikiranuka. Byumvikane neza, nubwo mu muntu hatarimo gukiranuka, ariko mu rubyaro rwa Dawidi hagombaga kuzavamo ishami rikiranuka, hagombaga kuzakomokwamo n'umukiranutsi. Mu gihe mu isi abakiranutsi babuze hashingiye ku gicumuro cya Adamu twese dukomokaho, Adamu yahindutse umunyabyaha kuko kumvira Satani, bigatuma mukomoka bose bahinduka abanyabyaha. Ariko Imana yari yateganije ko igihe kizagera, noneho biciye kuri Dawidi, biciye mu muryango wa Dawidi, ikumburira abari mu isi ishami, ikabyutsa ishami mu muryango wa Dawidi, igahagurutsa ishami, ikameza mu gitsinsi cya Dawidi, ku giti cya Dawidi, mu nzu ya Dawidi, Imana ikadukuriramo umukiranutsi. Ninde rero uwo mukiranutsi? Ngo yagomba kuba yitwa Shami, ariko Shami bisobanura ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwo ni Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ngo mu gihe cye ngo Yuda azakizwa, ngo kandi Isirayeli ngo zibera amahoro. Icyo bishatse kuvuga, mu gihe cye cyangwa se kuboneka kwa Yesu Kristo byagombaga guhesha Abisirayeli agakiza. Ariko yewe ntabwo ari Abisirayeli gusa, ahubwo n'abanyamahanga, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, noneho babaye abari mu isi bose. Byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nawe uri mu isi, impamvu nyumva nuko uri mu isi, uri mu isi nyine, nawe birakureba, nawe ni amahirwe yawe. Iryo shami rirakureba. Iryo shami ni wowe ryamereye, ni wowe ryumbukiye, ni wowe ryabereyeho, ni wowe watumye Yesu aza, ni wowe watumye Imana yihindura umuntu. Uwiteka gukiranuka kwacu. Mu gihe muri Adamu twabaye abanyabyaha twese, kubera ko dukomotse kuri Adamu, Imana dushakiye Yesu nk'umukiranutsi kugira ngo ibone ahandi hantu yumbura gukiranuka, ibone ahandi hantu dukurira gukiranuka. Yesu araboneka biciye mu mwari Mariya wasamye inda ya Mwuka Wera. Noneho Yesu aboneka mu isi, aradukiranukira,
kuva yabaho kugeza havuye nta cyayigeze akora, kuko yari Imana nyine, ni Imana ubwayo ifite gukiranuka. Ni nayo rero yakiranutse birakunda. Nta muntu we wabasha gukiranuka ngo bikunde hashingiye ko twese dukomoka kuri Adamu, ariko Yesu yarakiranutse birakunda hashingiye ko atari mwene Adamu. Ni imbuto y'umwuka wera yinjiye muri Mariya, umwari Mariya asama inda y'umwuka wera, agiye kubyara anabyara uwera Yesu Kristo, avukira mu isi ari uwera, ari umukiranutsi, akora ibyo gukiranuka birakunda, arakiranuka, Imana iravivura, kuko nyine ari n'Imana koko yivivuraga ubwayo, ivivura imico yayo. Ubundi gukiranuka ni imico y'ubumana, ubwo nicyo bishatse no kuvuga. Ubwo nta muntu ukiranuka, ahubwo gukiranuka ni imico y'ubumana. Imana rero niyo yahozeho, niyo iriho, ni nayo izahoraho kugeza iteka ryose. Ubwo n'ibyayo ni ibihoraho iteka ryose. Umuntu rero none abazindutse neza, mukanya akaba yahindutse, mukanya bigahinduka. Mbese umuntu we w'igihwayihwayi ufite ubuzima bw'akanya gatoya, uwo ntabwo yaba umukiranutsi imbere y'Imana. Yesu yari yakiranutse birakunda kubera ko yari Imana. Uwiteka gukiranuka kwacu yatuboneye gukiranuka noneho kuzuye. Imana irishima, Imana ibona umuntu w'umukiranutsi mu isi, ariko niyo yibonaga n'ubundi muri Yesu Kristo. Uwo rero Yesu wakiranutse bigakunda mu isi, good news, inkuru nziza, la bonne nouvelle, ubutumwa bwiza, nuko yadukiranukiraga, nuko ibyo yakoraga ari twe yabikoreraga. Ni ngeri yaje gucungura. Utaba umukiranutsi, utabasha gukiranuka, Yesu yari yaje kunkiranukira. Kumwizera bingira umukiranutsi. Mwizeraho iki? Nizera ko nge ndi mwene Adamu utabasha gukiranuka. Imyaka yose namara mu isi, ibyo nakora byose, abakene nafasha, amasengesho nasenga, uko nakwitwararika, uko naba ngeso nziza, nizera ko ibyo byose bitangira umukiranutsi. Ubundi kwizera Yesu bibanzirizwa no kubanza kwikuraho icyizere wigiriraga cyuko hari ibyo uzakora byiza ukaba umukiranutsi, hari n'ibindi bibuza reka ukaba umukiranutsi. Ahubwo ukabanza ukikuramo inzira yo kwigira umukiranutsi, ukamenya ngo ntibishoboka. Hashingiye ko igipimo cyo gukiranuka Imana ishaka ni igipimo cy'ubumana nge ndashobora kugeraho. Bose bakoze ibyaha, Abaroma 3:23, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo standard d'evaluation, igipimo Imana ipimiraho n'ubwiza bwayo. Nta muntu rero wakiranuka ku kigero Imana ishaka, ahubwo Yesu niwe nk'Imana n'ubundi wakiranutse ku kigero cy'ubumana, atubonera gukiranuka k'ubumana. Noneho rero bisaba ngo nitakarize icyizere, nizere Yesu wankiranukiye. Noneho kwa gukiranuka Yesu yakiranutse, kube kutakiri ukwa Yesu guhinduke ukwanjye nge yari yaje gukiranukira. Tubyumve neza. Nk'uko ibyaha byanjye byamvuyeho bikajya kuri Yesu, n'igihano cyanjye akagihanirwa cyangwa se kagihanwa, niko nanjye iyo nizeye Yesu afata gukiranuka kwe akakuma kugahinduka ukwanjye, ngahemberwa gukiranuka kwa Yesu Kristo. Yesu yahaniwe ibyaha byanjye atagizemo uruhare, atakoze, nanjye ndamwizera ngahemberwa gukiranuka kwe ntakoreye, ntagizemo uruhare, ngahinduka umukiranutsi imbere y'Imana, mbazwe gukiranuka kwa Yesu Kristo. Yesu burya yambaye icyaha atagizemo uruhare, ahinduka umunyabyaha atarabikoze, ahinduka umunyabyaha atarabigizemo uruhare, nta cyaha yigeze akora. Nanjye kumwizera hahita haboneka transferi, gukiranuka kwe kukamuvaho kukanzaho, ngahinduka umukiranutsi wemerewe kujya mu ijuru ntacyo gukiranuka nakoze. Nuko umuntu w'umukiranutsi mu by'ukuri abazweho gukiranuka kwa Yesu Kristo, atagendeye ku gukiranuka kwiwe, kubera ko gukiranuka kwawe ntago kwaguhesha kujya mu ijuru. Abahanuzi rero bose bagiye babivuga, ni amagambo uzajya turebera hamwe uko iminsi yegera imbere, tureba iby'ubuhanuzi bwose bwa Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiyeli, ba Habakuki, ba Hoseya, ba Zakariya. Mbese abahanuzi tuzagenda tureba ibyo abahanuzi bavuze, ba Mose mu mategeko, buriya Zaburi ya Dawidi, mbese byose mu migani. Tuzagenda turebera hamwe uko iminsi yegera imbere, tureba ko iby'Imana yandikishije hano mu ijambo ryayo byose byacaga amarenga yuko gukiranuka. Mbese wari umugambi w'Imana, umugambi wo kuzakiza abari mu isi, ariko ikoresheje Yesu Kristo. Igihe nibicamwe amarenga kuva kera, none igihe kiza kugera, Yesu avukira mu isi koko biraba, abantu baramubona, bavukira i Betelehemu, abantu baramubona, aba mu isi arahagendera, akora ibitarakozwe n'undi muntu wese kuko yari Imana. Noneho igihe kiragera no kudupfira, aradupfira. Igihano nagomba kuzahabwa nk'uko Yesaya bivuga, Yesaya 53:5, ngo yashenjagure gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Igihano twagomba kuzahabwa abari ugihabwa, Imana imuhana mu cyimbo cyacu,
noneho kugira ngo mu by'ukuri habeho gusa kwizera ibyo, wizere ko Imana nk'umucamanza utabera, Imana nk'ikiranuka koko. Uzi ko iri kumva utaba umukiranutsi ari nkaho uri kuvanga Imana irabeshya kuko ni nkaho uri kuvanga Imana yakwisubiraho ikabarisha Yesu imuhora ibyaha byawe, nawe igakomeza kukubaraho ibyaha. Mbese ni no gupfobya ubutabera bw'Imana, ni no kumva Imana nk'aho atari inyangamugayo, ndetse ni no kumva Imana nk'aho irutwa n'abantu, kuko umuntu araguprometa agusezeranya ikintu akagikora. None Imana rero yo yadusezeranije Yesu ko azaza akaba imbongano y'ibyaha byacu, akabizira kugira ngo tukirwe abere, yarangiza akakomeza gukiranuka kugira ngo twambare umwambaro uzatujyana mu ijuru turi abakiranutse. Ibyo ukumva bidashoboka, ndetse ukavuga ngo ababivuga ngo barabeshya, ngo ni inyigisho z'inzaduka, ngo ni inyigisho ngo z'ubuyobe, ngo zibwira abantu bikorera ibyaha. Ubu uri gupfobya kugira neza kw'Imana, ubu uri gupfobya urukundo rw'Imana, ubu uri gupfobya ineza y'Imana. Ni nabyo Bibiliya ivuga ngo naho nagira indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ngo naho nakwitanga ngo ntwikwe, ngo ariko ndafite urukundo. Ese uba wavuga uruhe rukundo? Nurwo rukundo rw'Imana, nurwo rukundo Imana dukunze muri Kristo Yesu. Urwirengagije ugashishikarira gukora byinshi ngo Imana izabigendereye guhijuru, uba wa mupfapfa uri gukora byinshi bishoboka ariko adafite urukundo. Nurwo rukundo rw'Imana tugomba kugira mu mitima yacu, tukemera ko Imana yadukunze urudashira kugeza aho yemera kuva mu ijuru ikambara umubiri kugira ngo ikiranuke tubonere gukiranuka. Hanyuma ariko n'ibyaha byacu byishyireho ibizire, amaraso ameneke nk'impongano yabyo, tubabarirwe tugirwa abere ku Mana, tube mu isi twaratsindishirijwe, ahubwo duhimbaza Imana tuyishimira mu by'ukuri, ariko tuyishimira ku bwa Yesu Kristo. Reka mvuge ngo hano uba winjiye noneho mu mugambi w'Imana, nibwo uba winjiye mu murongo Imana igushakamo. Aho nibwo uba utangiye. Muri ibyo yaravuze ngo iryo niryo tangiriro ry'umunezero wanjye, ngo nibwo umutwaro wamvuye ku mugongo, nibwo umutwaro w'ibyaha kuva ku mugongo, ariko ni nabwo uba winjiye mu munezero Imana yakugeneye. Mu by'ukuri nubwo tutarajya mu ijuru nk'abakiranutsi, tukaba dutegereje kuzamburwa ino mibiri, ariko bwa buzima bwiza Imana yarateganyirije umuntu no mu ngobyi ya Edeni, iyo umuntu yizeye Yesu Kristo, bwa buzima atangira kubwakira, atangira kubaho mu isi anezerewe, aguwe neza. Mbese ukumva ko ubumana bukubeshejeho, ukumva ko gukiranuka kw'Imana kwakugezemo, ariko n'ubuzima mvaje bukakugeramo, ukaba utegereje kuzava hano wimurirwa mu bundi bwiza buruta ubwo turimo, kubera ko nukuva mu bwiza tujya mu bundi. Ariko mu by'ukuri uwo musogongero w'ijuru umuntu atangira kuwusogongera akiri hano mu isi. Nanjye ndabakunda, mbamamenera ibanga, mba ngira ngo mu by'ukuri mukanguke, mba ngira ngo mwe kugwa mu bitotsi by'amadini n'inyigisho zitari zimwe zo hirya no hino zibabwira ibitari byo, ahubwo mumenye umugambi w'Imana ku buzima bwanyu. Mu by'ukuri mubeho ariko mumasha mu ntego y'Imana yabaremeye. Ibiganiro byacu nakagaruka rero, ndagushimiye wadukurikiye kuva ikiganiro gitangira kujya kirangiye. Nkwibutse niba utakaza subscribe kubikora, gusharinga ibiganiro byacu ku bandi, guhanda comment, gushyira comment zawe aho ngaho hasi kugira ngo ibitekerezo byawe tubibone, tukomeze nanone kungurana, utwungure natwe tukungure. Niba ushaka kujya muri WhatsApp group yacu, twandikire kuri 0784 42 57. Niba uri hanze y'igihugu shyiraho plus guteranya 250 7 4 kugira ngo dukomeze dusangire ibiganiro by'ubutumwa bwiza, dusangire ijambo ry'Imana rizima, rikiza, ribohora, ribeshaho. Amahoro y'Imana abane n'abakiranutsi bose none n'iteka ryose.